Dutangiye n'inkuru y'urukundo yitwa High School Love. Iyi nkuru tugiye kujya tuyikurikirana buri munsi kuri Flash Top TV, kanda subscribe ntikazajye gucika. Aha dutangire na episode ya mbere, ni muri GS Karaviri. Iri shuri ribarizwamo abanyeshuri bazwiho ubuhanga, kwambara neza. Hari umuhungu witwa Ethan. Uyu muhungu yari acecetse cyane, atajya akunda kwivanga mu bandi, ahubwo akunda gutuza wenyine mu isomero. Ku munsi w'itangiriro ry'amashuri, igihembwe gishya, kwimuka mu matsinda, haje umukobwa batari bigeze babonana na mbere yitwaga Kellia. Uyu Kellia yaje atuje ariko afite amaso asa n'afite byinshi abitse. Yari afite amaso asa nk'aho abitse amabanga. Benshi mu bahungu bahise bamwereka ko bamwishimiye, ariko we asa n'udakunda attention. Iyo saha ya mbere mwarimu yinjiye mu ishuri arababwira ati, uyu munsi dufite umunyeshuri muza kwakirana urugwiro. Azaba yicaye ku mwanya w'inyuma hafi n'idirishya. Niko Kellia agenda yicara hafi n'inzu ku idirishya, asohora akajwi gatoya k'igitangaza, kuko cyane class yose yari yamwishimiye. Baravuga ngo dore yicaye muri silent zone, barongoreranye abanyeshuri bose. Aha yari yicaye hari iruhande rwa muhungu wacu witwa Ethan. Mwibuke ko Ethan na Kellia nibo bantu tugiye kuzatubana muri ino filime yacu. Ethan ntabwo yakundaga abantu bamwicara iruhande kuko atajyaga agira icyo avuga. No mu ishuri ntibamukundaga, nawe ari kumwicara iruhande kuko atagiraga amagambo menshi. Ariko Kellia yaraje yicara iruhande rwa Ethan, ahita amukubita amaso ubwa mbere. Mu mutima we yaribajije ati, uyu mukobwa ninde? Kuko mu maso he hari ibintu bifite ibisobanuro, kandi numvisha umutima wanjye ubaye ariko abahungu b'iki gihe we ngo yumvishe umutima we ngo ubaye nk'umushegeye. Kellia nawe yararebye Ethan, amukubita akajisho gato ariko aricecekera. Nta na kimwe bigeze bavugana, ariko hari ikintu cyari kibahuje batigeze basohora amajwi yabo. Icyaje gutangaza cyane ni uko saa yine, igihe abanyeshuri bose bari bagiye gukina, Kellia yagize aho atambuka agenda yihuta, yikubita hasi igikapu kiragwa. Abantu benshi baza kumureba, ariko Ethan we ntiyaje kureba gusa, yahise amwegura yihuta cyane, anamubaza ko nta hantu ababaye cyangwa yaba akomeretse. Amagambo ya mbere yaramubwiye ngo, umeze sawa? Haguruka, reka njye kukubikira igikapu, ariko humura ibintu biraza kumera neza. Uyu ni Ethan wabwiraga Kellia. Kellia yari amaze kugwa hasi. Uwo mwanya Kellia aramureba mu maso. Ibyo yamubonyeho bituma agaragaza nk'uwabonye umutabazi, umumarayika wamutabaye atavuze. Dusize umutima w'aba bombi utangiye kubyina, batazi ko byahindura amarangamutima yabo cyangwa se amagara yo ku ishuri ryose. Reka dukomezane episode ya kabiri y'inge wumvaga na Flash. Iyi ni Flash Top TV. Iyi ni High School Love.